ukomeye gutya abantu babogamo nk'inyagaruzi, ariko agaruzi iri mu mazi ntago wapfa kuyifata, burya ifata umuhanga. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amazina ni Munyaneza Nowa, nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana, ndi umushumba. Imana ibagirire neza muri uyu mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Imana ibahe umugisha. Yego, iyi ni itariki twizihirizaho intwari zacu zitangiye igihugu cy'u Rwanda, kandi buri wese aharanire kuba intwari. Amen. Urakoze cyane, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Arakoze, ariko burya intwari bintwara ari uko yapfuye. Igihe itarava mu mubiri ntabwo aba ari intwari. Reka rero dusenge, wenda icyo ntitukinjiramo, tuzakiganiraho ejo. Mu izina rya Yesu, Data wa twese, ubera hose icyarimwe kandi umwami ukiranuka muri byose, umugaba w'ingabo, umugaba w'abatambyi, umugaba w'abakwizera, aboroheje n'abakomeye, manuka ubane natwe, ube intwari mu ntambara kandi uturwanirire, kuko ijambo ryawe ari rizima kandi ijambo ryawe ari urukundo. Uri Data wa twese, uri Imana imwe mu butatu bwayo bwera. Bwayigaragaze muri byose, kandi ibyo ushima n'ibyo ushaka bibe mu izina ryawe Yesu. Urakoze. Amen. Amen. Uko yaciye bugufi akabana n'abigishwa, akigira ku birenge byabo. Ikindi, yigiye ku birenge bya Pawulo, yandika ibitabo kandi amuvuga nk'uko intumwa zamubonye, ari bo bigishwa ba Yesu. Natwe rero muri iki gihe cya none turabigishwa bande ba Yesu. Yesu nta muntu ajya atwaza igitugu, Yesu nta muntu ajya ahata, Yesu nta muntu ajya abwira ngo amukorere. Ahubwo umuntu iyo amaze guhinduka, ahindukiye agahinduka, arihana agakorera Yesu. Ikibazo dufite rero, abenshi ntago bahindutse ngo bahindukire bakore, ahubwo barahindutse barakora, ariko ntibagira gute, ntibakorera Imana. Niyo mpamvu muri uyu murimo dukora ukomeye gutya abantu babogamo nk'inyagaruzi, ariko umurimo w'Imana urakomeye, kandi n'inyagaruzi iri mu mazi ntago wapfa kuyifata, burya ifata umuhanga. Pete alawizro pake dosta. Yesu ni muzima. Njye naramubonye andinda. Hari igihe abantu bavuga ngo Yesu ngo bazaza, nimubanze mukizwe namwe ubwanyu mwiyubahe, nimumara kwiyubaha mwubahe Imana murebe ko itabubahisha. Ariko mwikubusuzuguza Imana, nimurangiza muvuga ngo murakorera Imana kandi namwe ubwanyu mwisuzuguye. Bamwe murambara ubusa, abandi murigira ngo murashaka kuba beza. Imana ese yabaremye nabi? Imana yabaremye nabi? No, ntabwo Imana yabaremye nabi, Imana yabaremye neza. Ariko mwebwe muri kwigira uko musha, mwarangiza ngo nuburenge. Imana yaduhaye kondisiyo, Imana yaduhaye kondisiyo. Iravuga ngo niba ari yera natwe tugomba kuba bera. Urukuvuga ngo abera bari hano mu isi, Yesu azaza kubajyana, ariko avuze ngo iki ngo imeruka n'ibitinze urupfu ntago rutinze. Bivuga ngo rero ukorera Imana ari hagati y'imeruka n'urupfu. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Intambara ni iki rero? Uyu mubiri ubwawo watubera intambara, ibyo turya ubwabyo byatubera intambara,
ibyo twambara ubwabyo byatubera intambara, n'ibyo dukora byatubera intambara, ariko ubyeza ninde? Ni Kristo. Kristo ninde rero? Nuwo abatubanjirije. Haleluya. Batubereye icyitegererezo. Rero ndavuga iri jambo riravuga ngo 12 muri Luka umurongo wa 8 ndetse turasoma n'umurongo wa 9. Ndavuze ngo icyo ngo kandi ndababwira yuko uzamamiriza imbere y'abantu, nanjye umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana, ariko unyihakanira imbere y'abantu nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Amen. Tolale belezilagele wa dosta biki dosta lebay. Kristo ni muzima. Ndababwiye izi nkoranyambaga ni nziza, ariko abafite amagambo y'ukuri bazabona ubwami. Ariko za prank twitonde, kuko Yesu byose arabizi. Reka mbabwire, ijuru ni intebe y'ibirenge bye, isi ni intebe y'ibirenge bye. Wiba uribira ku birenge bye, usambanura asambanira ku birenge bye, ugambanura agambanira ku birenge bye, ubeshyura abeshyera ku birenge bye, yewe unasenya ingo z'abandi urazisenyera ku birenge bye. Yarakwiyoreye ijambo ngo hitamo. Iyo wahindukiye uhitamo. Iyo wahisemo rero uhura n'ibyago, ariko Yesu akadukiza muri byose. Eliya burya nicyo yarwanye n'umugabo bita Ahabu n'umugore we Yezebeli. Araza wita Ishubi. Haleluya. Abonye urugamba atazarurangiza, hahita haza Elisa amwigiraho. Yari umukire ari n'umuhinzi. Tagira ngo wenda abakorera Imana n'abakene. Reka da, ntago turi abakene, turi abakire, kuko twe dufite byose muri byose. Yesu rero ni mwiza. Elisa nawe azaje gukubita Yezebeli umugore wawe n'umukobwa we. Abonye atazabisobora sigo bita Yehu. Nshuti yanjye, Imana yarubatse kurusha abana b'abantu. Nimureke dukurikira Imana, kuko ibyiduha byose ni ukugira ngo tuyikorere, ntabwo ari byo kugira ngo tuyirate hejuru, tuyishime hejuru, tuvuge ko nati. Imana irashoboye. Haleluya. Yesu arashoboye kandi ni umunyembaraga. Rero ngutazamuhamya imbere y'abana b'abantu n'abamarayika n'Imana, nawe ntazabamuhamya imbere y'abamarayika n'Imana. Bivuga ngo ibyacu tere yacu twe tuzajyana mu bwami, tuyikura hano ku isi. Tuyikura hano ku isi. Tere yacu izatujyana mu bwami, tuyikura hano ku isi. Haleluya. Nkuko umusirikare watozwe igisirikare cyiza ajya kurwana urugamba akarutsinda. Rero natwe twatojwe na Kristo. Kristo niwe twigiraho. Reka mbabwire ijambo rimwe kandi rikomeye. Yaravuze ngo yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Yaramaze kuzuka, nshuti yanjye. Rira jambo yarihaye abantu bakomereye muri we bahura n'intambara. Ngo urarwaye, humura, Yesu aje kwihesherezamo igitangaza. Ngo urababaye, Yesu aje kwihesherezamo imirimo ye. Oya, ngo urashavuye, oya, dore kambereke, dore nanjye ndarwaye. Ni mubirebe. Iyi ni dayimoni. Nasanze dayimoni ntabwo ikorera hehe mu biti, ikorera mu bantu, ikorera mu bana bacu, ikorera mu bagore bacu, ikorera mu bagabo bacu, ikorera ndetse rimwe na rimwe no mu badashaka guca bugufi imbere y'Imana. None se mvuga Imana, njye Imana ndayivuga nk'uwayibonye kandi ndayivuga nk'uyibona, kuko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, icyambere nukena urakenera ku birenge bya Yesu, nusonza urasonzera ku birenge bya Yesu, nuhagura hagera ku birenge bya Yesu, kandi nubicyamamara urabicyamamare ku birenge bya Yesu. Bivuga ngo nudaca bugufi, keba mbote. Imana ni nziza. Dore
ntago dayimoni muzayibona nk'ingurube, ntago muzayibona nk'imbwa, ntago muzayibona mu mazi, cyakora ikorera aho hose mu byaremwe by'Imana cyangwa se mu by'Imana yavuze bikabaho. Satani yaje aje guhiga umwana w'umuntu, Yesu nawe azaje gukiza umwana w'umuntu. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitonda. Amen. Angerageze nsubiza n'ikibazo cy'abantu bakunda kuvuga ngo abantu bose baremwe n'Imana. Ndabyemera baremwe n'Imana, ariko nubwo baremwe n'Imana, Kristo yaje aje kugira ngo abakize urupfu rwari rwokamye isi yose. Ubwo umwanzi yari amaze kwanduza umuntu, Yesu yaje kumukuraho ubwandu bwose, ariko amusigira ijambo guhitamo. Bivuga ngo kuba ndiho muri Kristo, no gupfa mfira muri Kristo. Bivuga rero ntawe uriho kubwe, ahubwo turiho kubw'Imana twese, yaba ukomeye yaba uworoheje. Nimureke rero twumvire Uwiteka. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire bene data. Amen. Iri jambo tugiye kureba hano muri Yesaya 14 umurongo, ndagira ngo mwene data Pascal adufashe. Yego. Amen. Kugira ngo wenda mutagira ngo ndimo ndagira ndashushanya. Oya, ni umurongo wa 5. Yesaya 14 umurongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka avunnye inkoni y'abanyabyaha, niyo nkoni y'abategeka. Amen. Amen. Ni ijambo rigufi mwibuke kuyu Yesaya ahanura ko umwami Imana azaza gutabara bari mu isi bose. Yesaya baramuhize baranamurwanya. Natwe rero ibyabaye ku batubanjirije bitugezeho, ariko se urahagarara ute? Hindukira, numara guhindukira uhinduke, numara guhinduka uhindura abandi. Witubeshya ngo urahindutse, ahubwo uje kurya imitsima iri muri Yesu. Ariko umenye ko nubwo wayirya udahindutse ngo uhindukire, urimo kurwana n'inkoni y'Imana. Amen. Amen. Iyi nkoni y'Imana izarya abanzi bayo, ariko abubaha izabakiza. Amen. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire shuti zanjye, hindukira. Numara guhindukira, uyu mwaka wa 2025 Imana ubwayo ije gushungura. Ije gushungura. Kandi buri wese iramushyira mu mugabane we, kandi buri wese iramushyira mu mwanya we, kandi buri wese iramuha umurongo agenderamo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu araje. Aza uko biceye uko bwije yanjye, mutajya ngo wenda mvuze ngo araje, ngo aje nona mu bamwemera n'abatamwemera, kandi buri wese aje kumuha umwanya wakoreramo icyo bita destiny, igihe cye buri wese. Niyo mpamvu buri wese arareba ngo ibi nibi, ariko Paulo yabivuzeho cyane. Mwibuke ko nawe yabanje kurwanya itorero rya mbere, yarwanyije intumwa, ayica na Stefano, wari umudiakoni mukuru bari batoye kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana. Natwe rero niyo mpamvu muri kubibona. Ikindi njya numva ngo insengero zirahari, we nimwongere kuburana. None si insengero ntago duhari, nituri gukorera Imana, ziranze se ziri gukorera Imana. Twe rero turi kuvugira Imana, nitwe sengero. Buriyo umwe agiye, Imana irababara, ariko iranishima iyo ajya ari umukiranutsi. Ariko iyo igiye atari umukiranutsi, ibabara kuko atihanye, kubera umwana wayo Yesu yaduhaye. Amen. Yesu rero ameze nka wa mucamanza watitirije wa mamanza, ariko amukiza kubwambuza uko ngira. Ariko Yesu ntago yadukijije kubwambuza uko ngira. Yesu yadukijije kuko twari turemwe mu ishusho y'Imana, kandi no kuducungura nawe araza abishusho yacu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Yesu ni umubiri 100%, kandi ni n'umwuka 100%. Bivuga ngo ibintu byose, urumva ntago wakwiba rero Imana. Se wayiba? Naje kukubwira ngo reka kwiba Imana.
naje kukubwira ngo tunganire Imana, naje kukubwira ngo izere Imana, naje kukubwira ngo iyi Mana yacu iracyakora. Nge narayibonye nshuti yanjye, ibi mbabwira, nge naguye mu ruzi mvamwo, mbona imineke, mbona n'amazu, mbona n'ubuseke hariya bibayemo, mbona n'iki, ndangije mvayo nzenga isereri, nduka amazi menshi. Rero Imana ndababwira narayibonye. Imana nongeye kuyibona muri 94 abasirikare 16 bangose. Umwe avamo aravuga ngo ese ngo kiriya ngo nitwe tuzabawe, nimukireke kizicwa n'abandi. Imana narayibonye. 98 naho narayibonye, aho bambwiraga ngo uriya ngo abantu ngo barapfuye, uko bapfuye turabizi ngo nawe twakwica ugapfa. Imana narayibonye. Ntago nge rero ninya icyo bita urupfu, ninya gukora icyaha imbere y'Imana. Amen. Niwumva nakubeshye uzamenye ko nakoze icyaha, niwumva nakugambaniye uzamenye ko nakoze icyaha, ariko igihe nzaba ndavuga Imana, amen, nzayivuga ko nayibonye, nzayivuga ko yanyijije, nzayivuga ko, kuko icyambere na mbere biravuze ngo nitutayihamye imbere y'abana b'abantu, amen, nitutayihamye imbere y'abana b'abantu nabahe, harimo abatambyi, harimo abategeka, harimo abigisha, harimo abanditsi, harimo ababwiriza butumwa bwiza, harimo abahanuzi. Aho niho Yesu azaza gutoranya intore, azataramana nazo mu ijuru, amen. Rero nshuti zanjye, humura, wibabara, ibuka ijambo Imana yavuganye nawe uri mu buvumo, ubika ijambo Imana yavuganye nawe uri mu butayu, ubika ijambo Imana yavuganye nawe barimo bakuvuma kutazabaho, ibuka ijambo Imana yavuganye nawe bavuga ngo uriya ntabwo azashaka, ibuka ijambo Imana yavuganye nawe uri kwa muganga bavuga ngo ntuzakira, ibuka ijambo Imana iri kuvugana nawe muri iki gihe. Nanjye nibuke, ubundi Imana iziducira inzira, amen. Rero Imana ibagirire neza kandi bishimire. Ngira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo gukorera Imana, kugira ngo tutagirwaho n'amaraso y'urubanza rw'Imana, kuko yaduhaye uburenganzira. Rero Imana kuyikorera nta gihombo kirimo, ariko kuyikorera wibeshya wowe urahomba, kuko bitera umwaku. Ariko nuyikorera ukiranuka, ahagombaga kuba umwaku haraba umugisha, amen. Rero reka dusenge Imana, mbabwira ngo nimuhumure, Yesu araje, ariko aje gukiza, ariko aje no guhana. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. N'ibinyamakuru nabyo twari kumwe byamamagaye kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza bwa Kristo. Urumva ko Imana ijyari, namwe Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza, ndetse n'abarwayi kwa muganga Imana bakize kandi bongerera imbaraga, bazavemo bashima Imana. Abari ku rugamba nabo Imana ibarinde kugira nabo bazashima Imana, ndetse n'abashonje n'ababuze ibyo kwambara abo bose, ndetse ababuze Imana ibaha umugisha kandi bigisha. Rero natwe twigira ku Imana, natwe turacyaraho umwanzi arasa umwambi, ariko Yesu niwe uturwanirira. Mbabwira ngo Yesu nimureka abo wa mbere mu mitima yanyu, abo wa mbere kuri tereho dukorera, abo wa mbere mu mirimo iyo ariyo yose, kandi azaduhesha umugisha muri byose, kandi ikindi abazabireba bazatangara. Rero Imana ibishimire kandi Imana ibagirire neza. Tugiye gusenga rero, amen. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu, murengezi mwiza, umujyanama kandi umwami w'amahoro, inzira y'ukuri n'ubugingo, itangiriro n'iherezo. Nta wundi atari wowe, ni wowe bwugamo, ni wowe bwihisho. Ngaho duhe kubana nawe, igaragaze muri byose, kandi Data wa twese mwiza wo mu ijuru, umwuka wera ganze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero ya telefone, amen. Nomero ni 07 8 8 50 40 Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane wewe warabanye natwe. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment, ubundi dukomeze kubana muri ibi biganiro. Imana amahoro iguhereza umugisha. Shalom.